yigize kabushungwe. Uyu mugani baca ngo yigize kabushungwe bawuca iyo babonye umuntu uwigize indakoreka bamugoragoza akaba ikinani, nibwo bagira bati naka uriya yigize kabushungwe, wakomotse kuri Bushungwe w'Ikageyo mu Cyingogo i Gisenyi ku ngoma ya Mutara Rwogera kugeza mu mwaka w'1850. Bushungu uwo yari atuye i Kageyo, akaba umukungu w'imyaka n'amatungo, adendeje mu bana benshi n'umuryango mugari. Muri uwo mudendezo rero akajya yitegereza amakoro acicikana ava iwabo ajya ibwami kwa nyina wa Rwogera, dore ko Rwogera yari akiri muto, ubutegetsi bugifitwe na nyina mu cyimbo cye. Bushungwe rero yabona ayo makoro agenda bikamurakaza akababara cyane. Bukeye bikomeje kumutera umujinya, abwira bene wabo ati ariko ibintu byacu mubona bijya ibwami ubutitsa mwebwe ntibibabaza? Ati kuva ubu ndabasaba ko mucukiraho, ntimuzongere kugira andi makoro mwohereza ibwami. Bene wabo baramushwishuriza bati reka da, ntitwashobora kwimana amakoro y'ibwami, ejo batazatwita abagome tukavaho tuzira akamama. Bushungu abonye ko benshi banze kumva imigambi ye, akoranya abana be n'abavandimwe bahuje igitekerezo, ati dore inama nagiriye bene wacu yo kudatura wa mugore Nyiramavugo batinye kuyemera, none mwebwe ndabizeye nimubona abikoreye amakoro bayajyanye ibwami mujye muyabambura muyanzanire. Ati mbese ibwami wumva si amaboko hari ikindi baturusha? Ese uriya mugore aturusha amaboko ki? Ubwo yavugaga Nyiramavugo Nyiramongi nyina wa Rwogera. Nuko Bushungwe n'abo bahuje umugambi bahera ubwo bakajya batangira amakoro yo mu Cyingogo bakayabuza kujya ibwami. Inkuru irashyira igerayo bati Bushungwe yarigometse, yazitiye amakoro y'ibwami arayikubira. Bene wabo badahuje umugambi babyumvise barikengera, barahaguruka basanga Nyiramavugo bajya kumwishinganaho, bavuga ko ibyo Bushungwe akora batabifatanyije kandi banamuhannye akabananira. Ubwo bagendaga bitwaje inkoni gusa, kuko inkoni yonyine muri icyo gihe ariyo yabaga ari mpakanya ubugome. Nyiramavugo amaze kubona bene wabo ba Bushungwe no kumva ubwishingane bwabo arabashima, asigara arakariye Bushungwe n'urubyaro rwe. Ategeka abatware kugera ingabo zo kumutera, kandi abivuga bene wabo ba Bushungwe bakiri aho. Bamaze kumva iteka riciwe ry'uko mwene wabo atanzwe, barasezera barataha. Bageze i Cyingogo bajya kuburira mwene wabo bati uraruhejeje, ibitero byo kukurimbura biradukurikiye. Bushungwe akoranya abagore be n'abana arababwira ati numvise ko Nyiramavugo yadutanze, ariko muhumure ntacyo azadutwara. Icyo kora nimupfe guhunga muhungishe inka n'ibyangushye, njye ndaguma aha iwanjye simpunga, kuko umwami w'umugore ntacyo yantwara. Baka Bushungwe bahungana n'abana n'amatungo, hasigara rubanda rukuru rwiyemeje kumurwanirira. Ako kanya iz'ibwami ziba zisesekaye i Kageyo, zanzikana n'iza Bushungwe. Ruremveka bishyira kera. Bushungwe amaze gusumbirizwa bamufata mpiri, baramushorera bamujyana ibwami. Ntibamugirira nabi kuko uwafatwaga mpiri yabaga atakiciwe aho, uwarengaga akamwica yabaga akoze icyaha kititwarirwa. Nuko Bushungwe baramushorera, bigiye imbere bahura n'umugabo wigendera. Bushungwe ati ndabasaba kwibwirira ijambo rimwe uriya mugabo duhuye. Abandi barabimwemerera, kuko abaga bafashwe mpiri yagiraga uburenganzira bwo kuvuga no gusaba icyo ashatse. Arembuza uwo mugabo, bigira hirya, aramutuma ati genda umbwirire abagore banjye n'abana uti muramenye ntimwiyahure, kandi ntimumwangirize ibintu azagaruka, ntabwo umwami w'umugore azagira icyo amutwara. Baramushorera no kwa Rwogera na nyina bati nguyu Bushungwe turamuzanye. Nyiramavugo amukubise amaso, aho kugira icyo amubaza atera hejuru ati uno muburagasani nta bugome yashigaje,
n'ishusho ye ubwayo ni ubugome, ngo kuko yari mubi ku buranga. Bushungu abyumvisha atyo ababonye urwaho rwo kumushuka, atera hejuru ati nyagasani hari icyo ngusaba. Nyiramavugo ati ngaho kinsabe. Bushungu ati nagira ngo nkumenyeshe ko nta bukire undusha. Bushungu ati nagira ngo nkumenyeshe ko nta bukire undusha, uretse izina ngo uri umwami, naho ubundi uzabaze. Nari nsanzwe mfite ibintu byinshi, none nakubitiyeho no kukwambura amakoro, ureba se ko hari icyo undusha? Akirekanya ayo magambo, abari aho baraseka, babwira Nyiramavugo bati icyo kora nta kubeshya, umuntu wari ufite ibye none akaba yarakubitiyeho n'iby'ibwami, koko nta kurusha ibintu. Noneho Bushungwe arushaho kubona inkunga yo gukomeza kumushuka, ati nyagasani ohereza abantu bawe vuba bajye guhagarara ku rugo rwanjye, hato rubanda batakwangiriza ibintu kandi byari kuzakugirira akamaro. Ati n'ibyanjye byose mbiguhaye impongano yo kugira ngo mutansha amatwi. Nyiramavugo ati nguciye amatwi byamera bite? Bushungwe ati nasubira ikingogo nshiye amatwi, abagore banjye n'abana bakanseka, inka zanjye zikampunga kandi ngatakaza agaciro mu kingogo nabayemo igihangange. Arakomeza ati nyagasani ndabigusabye ahubwo ntanga mfe, hato hatagira abanzi bansaba ngacibwa amatwi. Nyiramavugo ntiyamenya ko ari ibishuko, bimubera nk'uruhubiko, abyemera nk'ukuri. Aho kumutanga ngo apfe, ategeka ko bamuca amatwi bakamureka agasubira mu kingogo, aho abasore n'abana bazajya bamukwena bakamugira ikinyogorero. Bushungwe yirya icyara aho aboheye, arishima kuko agiye gukira. Nuko bamuca amatwi yombi, baramubohora, baramurekura asubira i Kageyo. Agezeyo asanganirwa n'impundu, nawe Nyiramavugo asigara yishimye, amishuke ngo yamuhaye igihano gikomeye. Ntiyibuka ko nubwo gucibwa amatwi ari ubusembwa, ariko atari ukwamburwa ubuzima. Kuva ubwo rero wabona umuntu w'ikinani bagoragoza ntashoboke, bamutega imitego akayigobotora, babura uko bamugira bagaterayo utwatsi bakamugera kuri Bushungwe, bati nimumureke yigize Kabushungwe, yigize akabushungwe. Kwigira Kabushungwe ni ukwigira ikinani. Mugire ibihe byiza.